Yesu ashimwe, amahoro y'Imana nanone muri mwebwe, nshuti bakunzi bacu, abo tubana muri uyu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Uyu ni umwanya mwiza ngiye kubagezaho igice cya kabiri cy'inyigisho yaherutse, ubwo nababwiraga ku mumaro wa Mwuka Wera, nabemereye ko uyu munsi nzababwira noneho ukuntu umuntu ashobora kubatizwa mu Mwuka Wera. Imana ishimwe cyane. Ubundi kugira Mwuka Wera no kubatizwa mu Mwuka Wera ni ibintu bibiri bitandukanye. Igihe cyose umuntu yakiriye Yesu Kristo aba afite na Mwuka Wera, ariko nubwo afite Mwuka Wera aba atarabatizwa mu Mwuka Wera. Ibi bintu rero mugomba kubitandukanya. Igihe wakiriye Mwuka Wera cyangwa wakiriye Yesu muri wewe, uba ufite Mwuka Wera muri wewe. Igihe noneho ubatijwe mu Mwuka Wera, wowe uba uri mu Mwuka Wera. Nkunda kubigereranya n'igihe umuntu yaba anyoye amazi, aba afite amazi mu nda muri we, kandi ashobora no gushira inyota. Ariko hari ikindi gihe noneho umuntu ajya mu mazi, muri pisine cyangwa swimming pool, noneho ukarengerwa n'amazi. Nicyo bita kubatizwa. Imana ishimwe cyane. Niho rero noneho uba uri muri we, nawe ari muri wowe, cyangwa ari muri wowe nawe uba muri we. Ni ikintu rero cy'ingenzi mu buzima bw'umukristo aho ava akagera. Kuba ari muri wowe, nawe uri muri we. Imana ishimwe cyane. Iri sezerano rero ni isezerano Yesu yatanze ariha abigishwa be, kugeza naho yababwira ijambo, arababwira ngo icyabagira umumaro mwebwe nuko njyewe ngenda, ngo kuko nintagenda Mwuka cyangwa umufasha ntazaza, ngo ariko ningenda nzamuboherereza. Rero dukeneye Mwuka Wera, kandi iki ni igihe cye arimo gukora. Nagira ngo mbibutse ko ari igihe Imana yikoreraga yo ubwayo. Imana yageze igihe rwose ikageza no kuri iyi si, ikagendera Adamu na Eva. Yageze igihe yikorera ibintu byose, ariko igihe gihe kiza kurangira. Imana mu mwana wayo Yesu, ubwo ngubwo abatazi ubutati ibintu ntibari bubyumve, Yesu aba ari uza kuri iyi si, akorera kuri iyi si, aragenda. Abari bariho baramubonye, baramwumvise. Icyo gihe nacyo kirarangira. Turi mu gihe noneho cya Mwuka Wera. Niwe uri kuri iyi si, niwe uyikoreraho, niwe ukora akazi kose ijuru rikeneye ko gakorwa muri iyi si. Rero ibyo ngibyo bituma tumukeneye cyane. Imana ishimwe cyane. Hanyuma rero nari nababwiye ngo umuntu wese wakiriye Yesu afite Mwuka Wera, ariko ntarabatizwa mu Mwuka. Ubundi iyo usomye muri Yohana igice cya 4 ku murongo wa 13, hari amagambo Yesu avugana na wa Musamariya, yamubwira ijambo. Yaramubwiye ngo umuntu wese unywa aya mazi azongera kugira inyota. Umurongo wa 14, ngo ariko unywa amazi nzamuha ntazagira inyota rwose iteka ryose, ahubwo amazi nzamuha azamuhindukira mu isoko y'amazi adudubiza kugeza mu bugingo buhoraho. Rero iyi soko y'amazi idudubiza iri imbere mu muntu. Iyi soko y'amazi ivugwa ni Mwuka Wera, ariko iri imbere mu muntu. Iyo ugeze mu gice cya 7 cya Yohana noneho umurongo wa 38 avuga ikindi kintu. Mu murongo 7:38, umurongo wa 38 uravuga ngo unyizera imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye nk'uko ibyanditswe bivuga. Umurongo wa 39 uravuga ngo ibyo yabivuze yerekeje ku Mwuka Wera uw'abamwizera bendaga guhabwa, ariko ubwo Umwuka yari ataraza, kuko Yesu yari atarahabwa ubwiza bwe. Rero urabyumvise ko hari imigezi noneho itemba iva mu muntu. Imana ishimwe cyane. Iyi ni manifestation y'Umwuka, ni ukugaragara k'Umwuka, ni ugukora k'Umwuka, cyangwa kw'ijuru, cyangwa kw'Imana ku buzima bwawe. Ariko noneho bitemba binagaragara, n'abantu bashobora kubona ikiva muri wowe, ariko kidakozwe nawe, ahubwo gikozwe n'Imana muri we, ariwe Mwuka Wera. Imana ishimwe cyane.
umubatizo wa mwuka wera rero ni imirongo myinshi dufite ukuntu abigishwa cyangwa intumwa buzuye umwuka wera. Mu byakozwe n'intumwa igice cya 2, buri muntu wese avuga ururimi rushyashya, kandi nagira ngo mbabwire ngo kuvuga ururimi rushyashya ni kimwe mu bimenyetso by'uko umuntu yuzuye umwuka wera, ndetse nicyo kimenyetso kidahinduka. Ibindi bishobora guhinduka ariko iki ntigihinduka, bose baragisangiye. Birivuga ngo bari bari mu cyumba cyo hejuru ari abantu 120, n'ibyakozwe no mu gice cya 2, ngo bose ngo hamanuka indimi zimeze nk'umuriro. Birivuga ko habanje kubaho umuriri no guhinda, hanyuma ngo hamanuka indimi zimeze nk'umuriro, ururimi rujya ku muntu wese wo muri bo, bose batangira kuvuga indimi nshya. Rero nimba bose baravuze indimi nshya, ni ukuvuga ngo twese tugomba kuzivuga. Imana ishimwe cyane. Hanyuma ingibi bigatandukana n'indimi nk'impano ziri mu Bakorinto ba mbere 12. Hari ururimi, kuvuga mu ndimi nyinshi, kuvuga indimi nyinshi, hakaba yewe no kuzisobanura. Ariko ibi si iby'aka kanya. Icyo nshaka kuvuga ni kimwe, ni uko umuntu wese wabatijwe mu mwuka wera ahabwa n'ururimi rwa mwuka wera. Nababwiye ko mwuka wera agira ururimi, akagira impano, akagira n'imbuto. Ibi byose rero biza nyuma y'uyu mubatizo wa mwuka wera. Nibwo uvuga ururimi rw'umwuka, nibwo ugira impano z'umwuka, nibwo unera imbuto z'umwuka. Imana ishimwe cyane. Rero ikintu twashatse kuvuga uyu munsi cyane cyane ubundi, ni gute umuntu yuzura mwuka wera. Ni gute umuntu yuzura mwuka wera. Naho ngaho nashatse kuvuga. Ndagira ngo mbahe umurongo abandi badakunze kuwukoresha cyane muri ibihe byo kuvuga kuri mwuka wera. Ndagira ngo dusome mu Bakorinto ba mbere igice cyaho cya 6 n'umurongo waho wa 19 n'uwa 20. Bakorinto ba mbere 6:19 na 20. Aravuga ngo mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wera uri muri mwe, uwo mufite wavuye ku Mana, kandi ntimuri abanyu ngo mwigenge, kuko mwaguzwe igiciro. Nuko rero mutume imibiri yanyu ihimbaza Imana. Amen. Imana ishimwe. Iri jambo riravuga ngo imibiri yanyu ni insengero za mwuka wera uri muri mwebwe. Reka mvuge iki kintu. Kugira ngo wuzure mwuka wera hari ibintu ugomba kubanza kumenya. Ntaye navuga n'icyo, nimunyemere mbaze n'iki, ni byinshi kandi iminota bari mikeya. Njyewe natinze kuzura mwuka wera, natinze kuvuga mu ndimi za mwuka wera. Icyatumye ntinda cyane ni ukubera yuko narigishwa inyigisho zipfuye. Izo nyigisho zavugaga gute? Zaravuga ngo Imana indebye ngo ibona ntakiranuka, rero bigatuma itanyuzuza mwuka wera. Ariko iyo nyigisho ni ikinyoma, kuko ubundi ntushobora gukiranuka udafite mwuka wera. Ubaye wanashoboye gukiranuka utamufite, ni ukuvuga ko utamukeneye. Twebwe rero abananiwe gukiranuka tutamufite, ni twebwe ahubwo tumukeneye, ni twe tumuhabwa kugira ngo dushoboze kwera imbuto zikwiriye abihannye, kwera imbuto za mwuka wera. Imana ishimwe cyane. Rero urwo ni rumwe mu rufunguzo njyewe nakirerwa mfashije kwakira mwuka wera, nuko naje gusobanukirwa nyuma ko ntashobora gukiranuka ntamufite, kuko ari we umpa gukiranuka, kuko ari we wera imbuto ze muri jyewe. Icyo maze kukimenyerwa mbere urufunguzo rukomeye cyane. Rero abantu bamwe kibabuza namwe ni nk'icyo ngicyo, nuko mutegereza kugira ngo mubanze mukiranuke mubone kuzura mwuka wera. Ariko washoboye gukiranuka ntumukeneye, usibye ko utanabishobora utamufite. Ikintu cya kabiri rero, ugomba kumenya ko mwuka wera ari umuntu. Mwuka wera ni umuntu. He is a person. Hanyuma rero iyo umaze kumenya icyo ngicyo, menya ko mwuka wera nubwo ari umuntu ariko atagira uyu mubiri ugaragara ufatika, uyu mubiri uri physique. Kugira ngo agire icyo akoze, ni uko umutiza uyu mubiri we, ni uko umuha uyu mubiri wawe akawukoresha. Bibiliya yavuze ngo imibiri yanyu ni insengero za mwuka wera uri muri mwebwe. Imana nishimwe cyane. Haleluya. Iyo wamaze kumenya kuri uru rusengero rero ukora ibintu bibiri. Icya mbere uraruhumanura.
Yesu buriya yahumanuye urusengero rw'i Yerusalemu ngo bari bararugeze isenga y'abambuzi muri Luka 19:45, barugurishirizamo, baruvunjiramo. Arangije ngo ibyo ngibyo aragenda abikuramo, arabisohora, aravuga ngo noneho harageze kugira ngo ibe inzu yo gusengerwamo. Kugira ngo rero nawe uyu mubiri wawe ubashe kuba ko ku rusengero rwa Mwuka Wera, kandi nirwo, ariko ushobora kuba uhumanye, wuhumanure, iyuzuze n'Imana. Imana yujuje nawe, yiyunze nawe binyuze muri Yesu Kristo. Nawe izera Imana utayikekeranya, kubera ko twiyunga n'Imana binyuze mu kwizera Yesu Kristo. Abakorinto ba kabiri igice cya 5 n'umurongo waho wa 19, uhere no ku wa 17 ugeze ku wa 21, uraza kumva ibintu. Iyunge n'Imana binyuze mu kwizera Yesu Kristo n'icyo yagukoreye. Ku murongo wa 21 havuga ngo we ngo utarigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye icyaha kugira ngo twebwe duhinduke gukiranuka kw'Imana. Numara guhumanura urusengero rero, iyo ni kondisiyo yindi. Ikintu cya kabiri, Mwuka Wera baramusaba. Ntushobora kumuhabwa utamusabye. Aho ni muri Luka 11:13. Mwuka Wera uramusaba. Bibiliya iravuga ngo twebwe turi babi, ngo ariko tuzi guha abana bacu ibyiza. Iravuga ngo noneho Imana ntizarushizaho guha Mwuka Wera abayimusabye. Rero ugomba gusaba Mwuka Wera kugira ngo umuhabwe. Hari akandi kantu nako ngewe mfata nk'urufunguzo rukomeye cyane. Iyo ugeze muri Mariko igice cya 11 umurongo wa 25, haravuga ngo mubabarire ngo kugira ngo no so mu ijuru agire ukuntu ababarira. Hari igihe umuntu aba yarakugiriye nabi cyane, yarababaje umutima wawe, ukananirwa kumubabarira, ariko biragoye kugira ngo nawe ubabarirwe utababarira. Nimba wizera ko Imana yakubabariye ibyaha byawe, kuko si we wari woroshye, kuko wanavutse uri umunyabyaha unatandukanijwe n'Imana. N'Imana yarakubabariye, rero nawe babarira abandi. Kubabarira narwo ni urufunguzo. Ariko ikindi kintu gikomeye cyane nacyo nk'urufunguzo nari ndimo kuvuga, ni ukumenya ko Mwuka Wera ari umuntu ariko atagira umubiri. Ukamuha umubiri wawe akawukoresha, ukamuha amaso yawe akayarebesha, ukamuha amatwi yawe akayumvisha, ukamuha ururimi rwawe akarukoresha. Nicyo gituma abantu benshi batajya bavuga mu ndimi, nuko batabasha guha indimi zabo Mwuka Wera kugira ngo azivugishe. Nagira ngo nkubwire ngo Mwuka Wera ntabwo agutegeka kuvuga, ntabwo azaza ahinda n'imbaraga nyinshi ngo yasamura akanwa kawe atangire gukaraga ururimi rwawe. Urumuha gute? Ni wewe wasamura akanwa kawe hanyuma ugatangira kuruvuga cyangwa kuvuga, hanyuma aho ngaho ukabura rumuhaye wakaruyobora uko ushaka, ururimi rwiwe rugavugira mu rurimi rwawe. Ariko ikimenyetso cy'uko urumuhaye ni uko wasama ukavuga, hanyuma akakuyobora ibyo uvuga. Abantu benshi bategereza kugira ngo haze kuza ikintu kimeze giteye ubwoba, gikomeye, cy'imbaraga nyinshi, kimwasamura akanwa atashaka kuvuga, gitangire kuzunguza ururimi, hanyuma hasohoka ijwi. No, ako ni akazi kawe. Iyo ubikoze uba urumuhaye, rero atangira kuruyobora uko ashaka. Imana ishimwe. Ndagira ngo rero uyu mwanya wa none ahangaha usengere wuzure Mwuka Wera. Niba wamaze kumva ibyo bintu nkubwiye nk'imfunguzo, bikore byose, hanyuma izere. Iyi Bibiliya iravuga ngo nimusaba mwizere ko muhawe. Izere ko Mwuka Wera umuhawe, kuko ni isezerano, kandi Imana ishaka kukubatiza mu mwuka kurusha uko ufite icyifuzo cy'Umwuka Wera. Hanyuma rero numara kubyizera, asamura akanwa kawe utangire kuvuga. Mwuka Wera araza kuyobora ururimi rwawe nk'uko washaka kuvuga. Sound ashaka ko isohoka muri wowe niza gusohoka, ariko kwasama no kuvuga n'akazi kawe, we akakuyobora ukuvuga. Izere rero ko uhawe Mwuka Wera nabo umusabye, hanyuma umaze kumusaba, reka nanjye izerane nanjye. Mana, mu izina rya Yesu, iri ni isezerano ryawe. Waravuze ngo mu minsi y'imperuka
uzasuka umwuka wawe wera ku bantu bose, abahungu n'abakobwa bahanure, abasaza n'abakecuru barote. Iri sezerano reka risore kuri uyu muhungu, reka risore kuri uyu mukobwa unyumva, reka risore kuri uyu mumama, reka risore kuri uyu mupapa, reka risore kuri uyu musaza, reka risore kuri uyu mukecuru. Hanyuma avuga ururimi rwawe, akoreshwe nawe mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze kuko ubikoze, urakoze kuko umuhaye indimi z'umwuka, urakoze kuko ubuzima bwe buhindutse mu izina rya Yesu Kristo. Ndagushimiye kuko ubikoze, ndagushimiye kuko uhinduye amateka ye, ndagushimiye kuko umwujuje, ndagushimiye kuko umuhaye ururimi rwawe, nk'uko indimi zirenga 120 zamanukiye muri cya cyumba cyo hejuru, abari bakirimo bose bakavuga indimi za mwuka. N'uyu birabaye, avuza uru rurimi, avuza uru rurimi. La kotele basamandele kobaja yarako rikerere bosa yaramando rikatala maraboze. Turagushimye kuko usutse umwuka wawe wera, ugasoza isezerano ryawe ku buzima bwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Nimba uvuze ururimi rwa mwuka wera rero, nk'uko mwuka wera aguhaye kuruvuga, urwo ni ururimi rwawe, urwongere mu ndimi ufite. Igihe cyose washaka gusenga mu rurimi rwa mwuka wera, uzajye uruvuga. Nimba wari uzi indimi ebyiri, Ikinyarwanda se, Ikirundi n'Icyongereza n'Igifaransa n'igiswahili se, izi ndimi waruzi wongereho n'ururimi rwa mwuka wera, n'urwawe. Igihe cyose waruvugira, nta rubanza, kuko ruje mu ndimi zawe. Imana yaruguhaye kandi ntizarwisubiza. Ugira umugisha.